uziko Gorilla iri muri equipe zizadesida kuri equipe izatwara shampiyona. Hari umukino mufitanye na Rayon Sport ariko abantu bari kuvuga ngo Gorilla sengo kari ngo petit frère wa Rayon Sport ngo muzayiha byorose ngayo natatu yibaza. Oya biragoye iyo equipe idahembwa biva no mu buyobozi bwabo n'uburyo baba baramanaginze equipe. Ntabwo bavuga ngo baba barazigezeho buriya na Cristiano ahageze hari aho ashaka kugera indazari ku mupira arageze kandi muri football mu Rwanda ngiye ukuntu maze ko na ama equipe namwe ntabwo ujya guhura na Rayon Sport APR ngo ubone ngo harimo difference iri hejuru mu abakinyi bari bamwe. Kuba APR ifite abanyamahanga kano kanya na Rayon Sport bafite bizizamurira urwego cyangwa n'ubundi stili ziguma ari hahandi nyine tuzimenyereye. Mbona nta rwego runini. Urumva rero nta hantu biba bitandukanye. Abanyarwanda bakina muri APR batwaye shampiyona badatsinzwe ariko ubu ngubu arimo abanyamahanga ndakeka zimaze no kubagira nk'iki zibatsinda uko zishoboye. Ngiye numva ko nimbuguze umunyamahanga gura umunyamahanga nanjye ndeba nkavuga uyu muntu ikamwubahe. Hari igihe twigeze gukina match ya equipe nationale ya CHAN Rayon Sport harimo abakinnyi 10 babanje mu kibuga harimo Jihad wenyine. Ntabwo byashoboka. Birashoboka. Iyo match yarabaye. Abakinnyi ba Rayon Sport 10 babanze mu kibuga. Wewe uzaje nubisacinga. Nuwe mukinnyi utarajya gukuba waringa. CHAN ni Bakame. Ari wowe uramutse utanga igikombe. Nabyo ndashaka ko bivugaho. Uragiye Rayon Sport cyangwa uragiye APR? Cyane cyane ko mu cyamahoro naho birashoboka ko bahura. Uramutse uhembura hembiye. Watse kunteranya. Uranaga kuguteranya. The Choice Live. Alright, igicamunsi cyiza abakunzi ba The Choice Live nkuko mubizi nkuko mubimenyereye iyo mumbonye ikintu cya mbere mugomba gutekereza ni sport. Murabizi ko mba ndi impande zose. Ahangaha ndi ni kuri IPRC ahari ikibuga cy'imyitozo. Equipe ya Gorilla ikorera imyitozo twari twabasuye muri training. So kubw'amahirwe cyangwa se kubw'umugisha mahurira na Eric Rutanga no umukinnyi wa equipe ya Gorilla kano kanya ariko n'umukinnyi muzi mu ma equipe yose akomeye hano mu Rwanda. So namwinginze rero kugira ngo atuganirize nk'abakunzi ba The Choice. Eli tugoye ikaze. Murakoze cyane. Amakuru yawe amakuru y'iminsi meze ute? Amakuru ni meza ndashima Imana. Andi ni sawa kabisa. Akazi bimeze gute muri Gorilla iyi sezo biragenda tubwire nyine muri rusange uhagaze gute? Akazi biragenda usibye ko nari naravunitse kuva retour yatangira ariko izi match ebyiri zishize narazikinnye. So urumva ubu meze neza nta kibazo. Intego za Gorilla muri kuzigeraho kuko Gorilla tumaze kuyibona nk'ikipe navuga ngo iri competitive muri shampiyona y'u Rwanda. Bimwe abantu batakekaga. Hari ukuntu twabaga tuvuga nyine ngo izi za Gorilla, izi za Bugesera n'iza 10 na kangahe ariko byibuza sofa ubona ko nyine irakompeta nayo makipe akomeye ikayakuraho amanota. Buri ibanga nirihe eri? Ibanga nuko ubuyobozi bwaguze abakinnyi bugura abakinnyi nyine bashobora gukompeta bitandukanye nda n'indi myaka yabaga bigeze nk'iki gihenda bari mu ma equipe agiye kumanuka. So ubungubu rero baguze neza bagura abakinnyi bagomba guhangana. Ariyo mpamvu yatumye Gorilla ubungubu bimeze nka equipe ihanganye. Umuntu wese bahuye equipe yose bitizeye kuba yabatsinda. Ariko reka tunabivugaho ntaranabyibagirwa. Uziko Gorilla iri muri equipe zizadesida kuri equipe izatwara shampiyona. Hari umukino mufitanye na Rayon Sport ariko abantu bari kuvuga ngo Gorilla sengo kari ngo petit frère wa Rayon Sport ngo muzayiha byorose ngayo natatu yibaza. Oya biragoye sinibuka nimba nibuka neza n'umwaka ushize Gorilla yarayitsinze. Urumva rero ntago ibyo ngibyo bibara ntago ari muri umunahese. Yenda president yabaye muri Rayon Sport ariko afite equipe ye ya Gorilla ashinze equipe ye ni ibintu bibiri biba bitandukanye. So rero nawe abarwana ku ishema ryiwe na equipe ye natwe tuba turwana kuri equipe yacu. Urumva rero nta hantu biba bihuriye kandi ntago ibyo wabikora uri umukinnyi
uri professional. Ntabwo ibyo wabijyamo byo kuvuga ngo ndekeye uyu nguyu nawe uburwana ku izina ryawe. Yego Eri, ukurikije ekipe ukinira hari abakinnyi benshi kano kanya turabura joro 6 ariko abatoza bari kugenda, abakinnyi bari kwandika amatangazo ntabwo duhembwa, ubuzima bwanze bwahagaze. Kuba uri muri ekipe iri stable nka Gorilla tudashobora kumvamo iyo case, ubifata gute nk'umukinnyi mukuru? Nshimira ubuyobozi, ko biva mu buyobozi. Iyo ekipe idahembwa biva no mu buyobozi bwabo n'uburyo baba baramanaginze ekipe. So rero twebwe nta kibazo tugira muri ekipe cyo kuvuga wenda ngo ayo mezi angahe, ntago bibaho. So rero umva ngiye nta kindi nabivuga atari nko gushimira ubuyobozi utuba hafi, bakunda football, ko ni umuntu ukunda football. So rero iyo ukunda umupira, ukunda n'abakinnyi bawe, ushaka ko hari aho bagera, ntago wakoresha umuntu adahembwa. So urumva rero nawe biba bigoye kuba yaguha ibyo wifuza. Yego Eric rero abantu benshi muramuzi, ntago nshaka kumutangiza ngo mubwire ngo kariyeri yawe yatangiye gute. Abantu tureba umupira turamuzi muri Rayon Sport, turamuzi muri APR, tuzi n'ibihe byiza yagiye agiriramo. Ngereka mwibarize ibintu biri trick cyangwa se lifestyle yo hanze, kuko ibijyanye na kariyeri byinshi twarabimenyeho Eri. Ahubwo ndashaka kunyibwirira kuva igihe watangiye kariyeri naho ugeze kano kanya, ku giti cyawe nk'umukinnyi, intego zawe wazigezeho cyangwa still uracyakomeza? Ntabwo wavuga intego uba warazigezeho. Buriya na Cristiano ahageze hari aho ashaka kugera, wenda zari ko umupira arahageze, hari ibyo atagezeho neza, n'ubu ngubu avuga ko agishaka. Niko football bimera. Football ntabwo wavuga ngo intego zawe zose wazigezeho. So ariko ndashimira Imana ku byo nagezeho. Ntabwo navuga ko ari byinshi muri football, ariko ibyo nagezeho nabyo ndabishimira Imana, kuko buriya iyo ukinnye umupira imyaka irenga ingahe, hari ibyishimo wahaye abanyarwanda byinshi. Ntabwo ariko abakinnyi bose baba barabikoze. So rero n'ibyo ngibyo ugomba kubishimira Imana, kuba wagera ahantu runaka umufana akakubwira ati waranshimishije, hari ahantu nari mbabaye ndishima. So rero urumva rero ni ibintu ugomba gushimira Imana nawe bikagira icyo bikomanga ku mutima. Njye nkurikije uko nkuzi cyangwa se natangiye kureba umupira nubwo atari kera, ariko njye ndi mu bantu bashobora kuba barakubonye no mu bihe byawe byiza nyine. Navuga ngo yaba mu Mavubi, yaba muri equipe ya APR, yaba muri Rayon Sport hose. Ariko Eri, noneho ibaze kuva muri izo club ukaza no muri club ya Gorilla ntustope carrière. Ubona ko abana benshi b'abanyarwanda akenshi iyo ibintu be expectinga kubona, wenda niba bavuze ngo nzakina muri Rayon cyangwa nzakina muri APR, ntibimukundire. Nyamara wenda ashobora kubona offer ya Bugesera cyangwa ya Etincelle, ukabona umujene aretse umupira kubera icyo kintu. Ariko wowe still n'ubu ngubu uri mu kazi kawe, kandi naho ntekereza kuri muri comfort zone umeze neza. Izo mbaraga zo kutagivinga up muzikura hehe? Bigenda bite kugira ngo umuntu abeho nyine mu ntego ze nubwo ataba muri condition yashaka? Wenda urumva intego zanjye ngewe, urumva navuye muri APR itandekuye, ari ngewe ubishatse. Njya muri Rayon, mva muri Rayon ari njye ubishatse kugenda itandekuye, ko nk'uwo birukanye. Tandukanye nda n'umukinnyi bashobora kwirukana ko nta bushobozi bamubonamo. Urumva ni ibintu bikurya. So noneho ikindi ukujya nko muri ekipe nka Gorilla, nayo ni ekipe iri stable. Icyambere ugomba kureba ukavuga ni ekipe izama ibyo nshaka, zampemba. Ntabwo ari ekipe yambaye nyine ikompeta yenda nk'izo za APR yenda na Rayon ziri kurwanira coupe ubu ngubu, ariko nayo ni ekipe ichallenging kandi ikaguhereza n'ibyo ushaka, kandi ukaza ukanafasha n'abatoya, ukabereka ko ni ekipe ifite abakinnyi bari jeune benshi. Perezida rero n'izo nshingano yarazimaye zo kuba nafasha abandi bapeti, kukaberekera experience bakayikoresha, kandi byagiye biradufasha, bikafasha n'uwo mujene numbi yabonye turi gukinana, hari icyo nawe
hari icyo nawe bimufasha kuba yinda yaramfanaga yarakuza mbona fana akabona dukinana ari benshi babimbwira urumva rero ukamumwerekera aho bitagenda neza ukamubwira ni gutya bisaba umutima buri kintu cyose kuba yenda wavuga ngo agiye muri Bugesera ahetse umupira ikintu cyose ni umutima iyo ukunze ikintu ukagishyiraho n'umwete wawe n'umutima ushobora kujya muri iyo Bugesera ugakina indi sezo ukongera ukisanga aho wifuzaga kandi muri football mu Rwanda ngiye ukuntu maze kubona amayikipe namwe ntabwo ujya guhura na Rayon Sport APR ngo ubone ngo harimo difference iri hejuru mu abakinnyi baba ari bamwe ni bamwe se Etincelle niyaje niyatsinze APR kandi bona ni banganyije nako ariko ikishyura APR yishyura ibitego bura ni nka APR bitsinze urumva rero ni equipe ziba ziri kuri nivo imwe ku bakinnyi ntabwo wenda ku imyifati cyangwa kuri management bari bimwe ariko ku bakinnyi level ntabwo aba ari hejuru cyane. Yego reka tubijyanirane byombi noneho wenda ngize Imana hari ukuntu njya mbaza nk'umukinnyi bitewe nuko iyo club mubajije ayikinamo akirezerva nyine agatinya kuvuga eri APR warayikiniye na Rayon Sport warayikiniye wenda maybe ushobora no kuba warakinyarimo n'abanyamahanga niba nibuka neza ukurikije kuri kubibona kano kanya ubona biva kuri level imwe bijya ku yindi byo uzari ikintu by'improvinga cyangwa n'ubundi still condition mwabagamo kiragiye niko zimeze kano kanya ibwo ngubwo nyine mpamvu mbikubajije nuko nzi ko we nk'umukinnyi nyine wabibona kuba APR ifite abanyamahanga kano kanya na Rayon Sport bafite bizizamurira urwego cyangwa n'ubundi stili ziguma ari hahandi nyine tuzimenyereye mbona nta rwego runini bigera ko nakinnye muri APR idafite abanyamahanga aho twageraga n'ubundi twatsindwaga kuri match ya kabiri cyane abanyamahanga baraje n'undi niho bagitsindirwa kuri mu bya CAF urumva rero nta hantu biba bitandukanye abanyarwanda bakina muri APR batwaye shampiyona badatsinzwe ariko ubu ngubu arimo abanyamahanga ndakeka zimaze no kubagira nk'iki zibatsinda uko zishoboye ngiye numva ko nimbuguze umunyamahanga gura umunyamahanga nanjye ndeba nkavuga uyu muntu ikamwubahe kuko nimba ubona wenda nka example urebye muri Tanzania hari Simba na Yanga iyo zigiye guhura na zira ekipe zo munsi za Kagera Sugar zikubita bitanu kuko ubona difference iri hagati yazo nawe iyo barebye ubona ko harimo difference bitandukanye bifite umukinnyi nimba imuguze amafaranga ni umukinnyi uri kuri level yayindi kabisa ninjya guhura nawe ngira ubwoba ariko ntabwo wajya kugura umukinnyi nanjye ubwanye ndusha profile uri umuroko ahubwo nyine afata wa muroko bakeya babaroko benshi nkafata abanyamahanga nkavuga ati ngiye gufata abanyamahanga nubwo baba batatu beza reka ngwereze urugero urani iriya Rayon Sport yacu twagiye mu matsinda ni quart de finale twagiye muri quart de finale iriya Rayon Sport usubije amaso inyuma abanyarwanda bari nk'umunani babanzaga mu kibuga abantu ntabwo babitekereza ariko usubije inyuma nyine bose babisubije inyuma abanyarwanda bari nibo bari nk'umunani utibyenda nka Pierre wabanzagamo Diarra ndakeka bari bakeya babanzagamo ariko benshi na Chabarara ndakeka bari bakeya abanyarwanda nibo bari benshi babanzagamo ko uwagiye kugura Rayon Sport baguze buri mukinnyi mwiza mu Rwanda uri hejuru bagura na abanyamahanga bungikanye ako ntago batekereza ko ari b'abanyarwanda bageze muri quart de finale bumvaga ko nyine ari abanyamahanga n'ubu bibasubije inyuma ntago babitekereza ko bari abanyarwanda babikinaga twari benshi twari nk'umunani gutyo babanzagamo ko ndakeka icyo gihe
nibutse neza hari igihe twigeze gukina match ya equipe nationale ya CHAN Rayon Sport harimo abakinnyi 10 babanje mu kibuga harimo Jihad wenyine ntabwo byashoboka birashoboka iyo match yarabaye abakinnyi ba Rayon Sport 10 babanza mu kibuga wewe uzaje nubisacinga nimba atari 19 bari babanje uzabisacinga uzayibona ni manza ni match ya Ethiopia hano i Kigali Okay, twikarifiya tujya mu Abanyarwanda bashobora kuguha ibirenze by'umunyamahanga yago uramutse bagira ikize simuze ko abanyamahanga baba badashoboye ariko gura wa munyamahanga uri kuri level iri hejuru cyane wa undi ndeba nanye nkavuga ati ngiye kumwigiraho iyo umuntu ari hejuru urana nka Ruvumbu ya Ruvumbu yaraje buri muntu wese aravuga ati no mutipe ari kwindi level kandi challenge arayitangaye. Ubu tuvugana muri APR na Rayon Sport biragoye ko wabona umukinnyi wavuga ngo uyu ni uhetse ikipe y'umunyamahanga. Abanyamahanga bose barimo nubundi bari kuzuzanya n'abanyarwanda bahasanze. Kandi wenda wewe mwebwe mu gihe cyanyu wasangaga nyine byibuza nk'abo babiri bari difference babandi nyine bakurura abafana ku kibuga kurya umufana bavuga ngo ndashaka kumubona mu kibuga uyu munsi aramiki. Aka kanya tujya ku kibuga uta expectinga ko APR irutsinda. Ukajya ku kibuga uvuga ngo Rayon Sport bashobora kuyitsinda. Biri gupfira kuko amafaranga ubu yarabonetse yabaye menshi na scouting yariyongereye aba manager babaye benshi kuki ariko tutari kubona amakipe yacu akomera none sinzi yenda bazabirebe neza bishobora kuba habarimo yenda nk'amakomisiyo byashoboka mu manager cyangwa ina nugiye kugura abakinnyi akaba yifitiyemo komisiyo yiwe ariko wowe ugiye kugura umukinnyi banze urebe profile w'iterambere ryaraje ubona umukinnyi ahantu shaka umukinnyi aguhenda aho kujya kugura abakinnyi 10 bari kuri level imwe nge nagura 3 mu mafaranga menshi 3 cyangwa 5 mu mafaranga menshi bazongekana n'abanyarwanda no kujyana uzuze ngo abakinnyi 8 b'abanyamahanga n'ubundi benshi kandi n'abanyarwanda bamwe baba bensheri nagura 3 ahubwo nkashyiramo abanyarwanda bakazabafasha urumva rero ufite abanyamahanga ufite na equipe nziza yafasha kabisa ko ngiye nabiboneye nko kuri la equipe yacu Rayon Sport nyine icyo gihe bari equipe nyine najyaga mu kibuga navuga mu kibuga nagendaga ngiye muri lokale ebana nabwiye umugore ati kabisa ugende ugura inyama wejya gufata bode ugende ufashe kabisa ideni kabisa muri busheri kuko niyo prime ndaza nyitahanye mwawe ngiye gura na mukura ndaza nyitahanye ni 4 ubungu mukuri burana Rayon Sport ukabona bari guhangana mukura twatsindaga 4 ni 4 hari Nyamirambo twatsinze 4 umva uraga najya gura na za etenseri za Bugesera bafashe ideni kabisa abakinnyi benshi twaya tugira amabrag watingi ni prime kabisa wabaga uvuga ati ngenda cyuranga ibyo bintu ko biri no bintu bikwica abantu eri uziko nk'ubu nk'urugero abakunzi ba APR hari match babaga bazi neza ko izo match nyine ntabwo APR yayitakaza uko byamira kose ku buryo umuntu adatinya no guteka hiyo pariye cyangwa uwo mutungo we kuko yizeye ko ari APR same case kuri Rayon Sport hari amakipe twabaga tuzi ukavuga ngo iyi ni win ya Rayon Sport no matter what none ubu ukuntu bimeze basigaye bajya gukina ugasanga none abantu baheze mu rungabangaho turayitsinda nago tuyitsinda nago tuyitsinda ariko none hakazamo nakantu ko kuvuga ko ishyaka cyangwa se niba navuga n'intego zibyagombaga kuba abakinnyi benda batanga ibyishimo kuri ubu ngo basanga aho bagabanyutseho umutipe ngo abahembwa miliyoni 2 cyangwa ahembwa miliyoni 3 ugasanga nyine kumva ko yatsinze TSR cyangwa Marine bitakiri inkuru kuri we akaba yazaniye concentration yayibuze nago ubona ko n'abakinnyi bari mu bantu bari kutubihiriza shampiyona birashoboka n'abakinnyi nabo birashoboka ariko ko ngiye ikintu navuga cyane biterwa yenda na management ya equipe management ya equipe coaching n'abakinnyi ariko wowe waguze equipe yawe waguze abo bakinnyi uziko wizeye
jya gukina ekipe yose ufite ekipe nziza nka Rayon Sport cyangwa APR ugiye gukina n'izo za Bugesera wowe waraguze abakinnyi bizeye ntekereza ko ikintu uba usigaje cyane ni motivasiyo, kuyihereza motivasiyo uwo mukinnyi ukamwumvisha yuko APR ntago APR kabisa ni igikombe umunsi wenda nka APR njye nayigiyemo ndi umwana nayigiyemo nkizamuka muri academy ariko abakinnyi nasanzemo Bangabo Bakodo Migi bari abakinnyi b'abagabo nawe tujyamo ukaba umugabo bitewe nyine wumva hari harangiye bari bamaze kwirukana abanyamahanga bavuze bagiye gukoresha abanyarwanda gusa nuka twagiyemo turi abana ahandi ushobora gukora ikintu ukavuga kanye ndi umwana nta kibazo wowe wumva ko nta kibazo nubwo nakora ikosa nibwo banyicaje bakuru bacu arambwira ati sasa iyo umuntu ageze muri no ekipe wita umusaza ugomba kuba mukuru mu mutwe ko ni ekipe ibishaka igikombe twe batuzamuye bahita badushyiraho pressure ishoboka ku buryo twahise dutwara n'igikombe urumva rero yewe numva ko sinzi ikintu cyahindutse ariko biba bisaba nyine n'igitsure cy'ubuyobozi gikora nk'ubu ngubu urugero tukiri kuri APR urabona ko urayigeramo uri umunyamahanga ugasanga irimo Clement umujene muto, irimo Yunusu umujene muto, harimo niyo mugabo Claude ni umujene, Ishimwe Pierre. Donc ndigushaka kukumvisha noneho uburyo kwinjira muri APR byoroshye cyane noneho ko nyine wakitwara uko ushaka bitewe n'abo bantu basanze. Urumva niba we waragiye musangamo Migi ugasangamo wenda ba nkuko atubwiye Bakodo Bangabo Albert ni abantu nyine navuga ngo baba baramaze kwambara uwo mwambaro wa APR bazi icyo bisobanuye gukinira APR. Ubona noneho kuba nabo banyamahanga bataze ngo batange ibyo bafite byose bajye kuri pressure yo kumenya umwambaro w'ikipe bambaye. Sizo chance bahura nazo zo kuba basangamo ekipe nanone iri balance y'abana y'abajene. Nabyo biragira nabyo bibamo nukumva urumva hari gihe ujya muri ekipe ugasangamo umuntu w'umugra muri iyo ekipe nyine nabyo birakonta. Umuntu umaze gukinamo iyo myaka n'umugra amenyereye shampiyona wowe w'umujene hari amakosa mukora nka match twatsindwaga tukaba tutava nko muri vestiaire mukaganira kabisa n'abashwana mugashwana umva ntago bishoboka kuba mwanganya n'ino ekipe kubera iki mwema abapeti mugategereza abakuru bakavuga namwe mugera mugakura muri ekipe umva rero nabo banyamahanga baza abenshi ntago abazi indangagaciro wenda za APR za Rayon Sport abagomba gusangamo wa muntu nawe wa wundi ushobora kugira gute kubakanga wa wundi ubashyiraho igitsure ushaka kumubwira ati imaci nawe tugomba kwitakaza bimeze gutya na gutya bimeze nakabashyiraho igitsure ko na wa wundi akinjira kuko usanga akenshi ekipe iyo itsinzwe akenshi abanyamahanga baritahira umunyamahanga ntago ajya kuri pressure nk'iyanjye ngiye najya sigara abanyarwanda aribo babishyizeho ngiye nuko ngo Rayon Sport yaratsindwaga umva umunyamahanga ashaka kwitahira akanyura muri iyo quartier nta n'umuzi cyane nabinye ako no muri famille ntubura wa muntu ugwamagara hano mwatubabaje kabisa muratuba umuntu agwamagaye ngo sanga umukecuru uguhamagaye ari nk'imusanze kabati ako mwe muratubabaza gutya na gutya urukumva ariko ibyo ntabwo yajya kwibwira umunyamahanga deja na nubwo iyo pressure ari kuyumva n'ururimi ntarwumva umva wowe w'umunyarwanda niwe ugomba kumvisha abandi bakinnyi kabashyiramo iyo pressure kabwira ati ntago Rayon Sport ntago APR ari ekipe igomba gutsindwa gutya ntago bishoboka. Urumva rero nayo sanze ari mukiri babana abajene utatinyuka kumubwira icyo kintu niho usanga nyine ekipe iri kuri level gutya imwe. None se eri tubikomereje aho ngaho ni yihe match muri career yawe mwatsinzwe
ibintu bikabayobera agahinda kakabica. Donc tubwire nk'umukino nyine waba warabagoye kabisa, yaba ari muri Rayon Sport yaba ari muri APR, ku buryo nyine mwavuze ngo ibi bintu bishoboka gute ko bitubayeho. Njyewe ndibuka ndi muri Rayon twakinnye na Enyimba. Enyimba ni quart de finale. Enyimba hano Kigali ni ekipe twayikubise amapoto turayirata kabisa. Position ishobora kuba ari nko kuri 80 kuri 20. Turicara abakinnyi turavuga bana duhuye na ekipe y'abasaza kabisa. Ati ekipe nungo tuyirase iwabo tuzayica. Iyi si ekipe kabisa. Twageze iwabo dukubita nimba ari 5. Nimba harazanye andi bakinnyi numva dukubise ibitego bimaze kugera muri 4 niho twahagaze. Hari n'agafoto nigeze gukereka Manzi turaseka kabisa. Aramaze kujyamo igitego cya nimba ari cya 5 sinzi dukora ka groupe kabisa. Ndabwa rero bajwe tumaze gutsindwa ibitego bingahe 5. Ibitego 5 abantu harigiye babitsindwa ariko ntihagemo icya 6. Kuko ibintu byose arabikoraga hakajyamo igitego. Kandi noneho bitewe n'iki n'ukuntu ekipe twayibonye byari bitandukanye. Handi mbagutsinda ukavuga nubwo mwasubira meje izongera gutsinde. Iyo niyo wenda match navuga mwatsinzwe wenda bikabatungura, ariko noneho hari n'izindi match mukora neza kabisa. Mukora mukaba mwatsinze mukaba donc iyo match noneho nayo ukavuga ati kabisa nabigize mu ruhari. Iyi match ni ngewe navuga ngo nka 70 cyangwa 60 bidakwiye ko nabandi nabo ba rating amanota bashaka, ariko nayo nk'umukinnyi ukavuga ati byibuza natanze ibyo nari mfite kugira ngo iyi match tuyicyure. Iyo yo ni iyi match ya Gor Mahia muri Kenya. Match ya Gor Mahia muri Kenya ni ekipe twakinnye nayo. Umuntu wese waduhaga amahirwe. Icyo gihe Gor Mahia yari ekipe ikomeye tsinda kabisa, na ekipe yatsiniraga hariya muri Kenya. Match rero twakinnye tuyibanza igitego iratugombora, nza gutsinda igitego mu minota ya nyuma. Nacyo urebye cyashobora kuba cyaratumye tuva no mu mapure ko iyindi match twari tufite Kigali na Yanga. Rumva rero iyo match numva ko nyewe yenda nka 80% nayigizemo uruhari ruri hejuru cyane, ko natsinze icyo gitego minota 80 na performance yari hejuru kabisa. Abantu se bavuga ko nanone uri nimero 3 navuga ngo imwe mu nziza cyangwa se tugwenda iya mbere cyangwa iya kabiri nziza zabayeho mu Rwanda. Nta nubwo natajya kukubwira ko n'ubu ngubu nubwo ugikina biragoye pe ubibonera muri equipe nationale. Iyo tubuze Mangwende ubona niyo Mugabo Claude, ariko nanone wareba levels urwego rw'imikinire ukabibona ko nyine ni ibintu biri different. Reba kuva igihe wahereye ukina kugeza kano kanya kuba tudashobora kuvuga byibuza nimero 3 5 cyangwa 6 tugarukira kuri niyo Mugabo Claude na Mangwende. Bigenda bite kugira ngo ndoke haba habuze iki ngiye kuko ntabwo numva ko twakabaye tugufite, ariko mu gihe ugiye kuvamo tuzakabaye undi muntu ugiye kugukora mu nga tugiye kugusimbura. Kuba noneho kano kanya tuvuga Mangwende na niyo Mugabo Claude byo ukurikije nawe uko wari umeze, abajene birangaraho nta mahirwe bahabwa. Biba bimeze bite kugira ngo abantu bajye kuko neje wundi ndabyibuka hari match Rayon Sport irimo gukina uriya mwana Bugingo Hakim, abantu bahita bavuga twari twegeranye b'abanyamakuru ngo uyu nguyu yaza kuba ari rutanga kino kibari igitego. Ibyo bintu byo byumva gute? Bisaba yenda bigendana no gukora. Abana barimo kuzamuka nago bakora cyane nk'ubushize nko mu myaka yashize. Mu myaka yashize abakinnyi barakompetaga ari benshi cyane, ugasanga uri guhangana n'umunyamahanga, arimo guhangana n'umukinnyi nawe ubona muri kuri level imwe uvuga ati nicara benshi nindegeza gato y'ingwara itafata. Bigatuma imyitozo yenda ya ekipe uyikora nubwo wayikora gake, ariko iyo we wikoresha ku giti cyawe ikaba myinshi cyane gakora kabisa uvuga ati uyu mukinnyi turi guhangana ngombe mukureho cyangwa nimba nge mbanzamo ntakore kurya nkuramo.
siravuga ko amataradari abakinnyi barahari benshi kabisa ako biragoye nk'ubu muri APR niyo mugabo Claude avuyemo byagora ko tubona gatatu same case Rayon Sport ejo bundi Hakimu yujuje amakarita 3 bazamura umwana bakuye muri academy kandi ubwiye equipe ni equipe champion irasabwa kudatsirwa no kuba bakina ku myanya yabo bagakina nta basimbura bafite si bishobora kuba ari nk'umuntu bashobora gutuma birara nibyo nabyo rero byatuma umukinnyi adaperforminga neza wenda nimba Claude yumva ko ari wenyine ku mwanya nubwo yakina nabi ejo azasubiramo cyangwa Bugingo ariko afite uwo bahangana nawe bari kuri revimo nkeka ko yenda ntago muze ko badakora neza n'undi n'abakinnyi beza kabisa bari bameze neza bari hejuru ariko afite wa wundi bahangana ashobora kuba mwiza kurusha ibyo atanga ntekereza ko sinzi nanjye abakinnyi ahantu batari kuboneka ariko mu yindi myaka bizagenda biza kuba abakinnyi b'abanyarwanda bazamuka bafite tara. Ese iyo mwicaye muri lokale haba ari mu Mavubi cyangwa muri club mufite nka match ikomeye urugero nka kuri Amavubi yaraje gukina na Nigeria ejo bundi iyo match nyine ibiri capital abantu bavuga ngo Amavubi arashaka gutsinda cyangwa nyine same case club APR wenda kuko ikunda gukina imikino mpuzamahanga ariko wowe biri n'amahiri na Rayon Sport wayikinyemo nayo ikina imikino mpuzamahanga eri concentration bundi bimeze gute iyo mwicenga kuri muri dressing room nyine abafana muri stade muri kubumva bakubita ingoma bavuza induru mu mutwe bira bihe bimeze gute wadusanyejeho gato ubuzima bw'abakinnyi muri dressing room bitegura kujya gukina ni ibintu bibiri bitandukanye hari umukinnyi warabimenyereye hari n'umukinnyi ugiye kubitangira ahubwo rero aho n'ahantu habiri hatandukanye umukinnyi warabimenyereye nkeka ko nubwo wakina ngewe nk'ubu nubwo nakina umuntu ari kunteramo n'amabuye mu kibuga nziza ko nyine nta kibazo nagira ngewe niyo ndi gukina numva ko nta n'abafana barimo bose ari abandi bari kusapotinga ari abandi ndashaka kumbwire wa muntu bababwira guys iyi match turayifite tugiye gukina sinzi ukuntu babita ariko nikiza ko mubagira abantu nyine babavugira muri match nyine bakabaganiriza tugiye gusohoka wenda mugiye gusohoka mugiye hanze gatuvuga ati tugiye gukora ibi nibi nibuga tubabwira ati dukine gutya uwo mukinnyi ninde wababwiraga yaba mu Mavubi yaba muri APR yaba muri Rayon ninde muri Rayon yari captain yari Bakame niwe watumotivaga cyane mu Mavubi ni Haruna Haruna ashobora kuvuga ikintu ukamubonamo nka koca ko hanunda bari gra wawe ikintu cyose akubwira uracyumva iyo mugezemo rero hagati mwakinnye nka kuriya kwa APR yakinye na Etincelle bayigombora igitego kimwe hakirikare bigaragara ko babona n'icya kabiri wa wundi noneho sasa babwira ko murangaye bigenze bite yererere turashaka igikombe turashaka amanota ko muvuye muri match uwo ninde noneho mwese biterwa mwese kabisa mwese mu kibuga buriya n'umwana uruta cyangwa umeze gute ashobora kukubwira ari umuntu nyine w'umukawushi buriya mu kibuga buri muntu wese aho gutavuze ni ikibazo bisaba mwese muvuge kuko nshobora kuba mfite experience ariko iyo match ntarimo neza ndi gukina ariko ntarimo neza umwe akanyebura kamwe ati courage gutya na gutya bisaba mwese bundi equipe nziza kugira ngo mumere neza nuko mwese muba muri motive murimo kuvugana muvugisha birafasha cyane abakinnyi 3 cyangwa 4 wakinanye nabo mu buzima bwawe uhora uzirikana kuko donc navuga ngo uha agaciro kuko warigeze kugira ibihe byiza nabo mu kibuga muri kumwe nabaye yaba ari abanyarwanda yaba ari abanyamahanga nta kibazo bamfashije oya wishimira ko warakinanye nabo gusa bakinanye n'abakinnyi benshi kandi beza bamfashije navuga yenda bagiye bamfasha muri kariyeri yenda mu mikinire mu kuvuga akakuvugisha aho byanze umva navuga nka Migi Kodo abantu nkizamuka muri APR bamfashije Ngabo
muri reyo hari Piero Yannick Mukunzi. ariko uzi ko abantu bavuga ngo wowe na Yannick muri impanga ku izina ry'Imana nkanjye njyewe nakuze nzi ko muri impanga ni ukuri impanga ni ukuri ahubwo twari abashuti twarakuranye muri akademi tubana tunavamo muri aperi turabana muri Rayon Sport tuba mu nzu imwe urumva rero atajya hanze sasa wowe na best man wera niba nibuka neza asera ibyo bintu bishoboka gute ni gute umuntu mukinana muri abana mu ntare mukazamuka kugeza ubwo ku rwego mw'aba best man wundi aba bantu muri n'abakenya praise noneho ntimunarangare kuko hari abajuweri bagirana navuga ngo wenda nkuko ubushuti cyane bakanica kariyeri yabo kuko wenda habuzemo ugira undi nama wowe na Yannick byagenze bite mbere yuko nkomereza kuri abo bakinnyi bandi kugira ngo mwisange noneho mugeze kuri etape ashobora no kuvuga ngo uyu azambera best man ko best man mu bantu nyine bazi ibyo gushaka numva ko ari umuntu ukomeye ni umuntu nyine Yannick ni umuntu twahuje twabanye nyine muri akademi we yaravuye i Burundi aza mu Rwanda tubana muri akademi turahuza mbese turahuza kabisa famiye baramenya famiye yanjye nanjye baramuzi baramumenya tugeraho nyine aba nk'umuvandimwe noneho tukabana tugeraho tubana no mu nzu imwe kumwe muri abajene nyine muzamutse tuzamutse muri aperi dukodesha inzu tukaba dufashanya kuyishyura nyine tubana gutyo tuba inshuti we nyine ntago njye namufataga ntago mufata nk'inshuti mufata nka brother wanjye muri ubwo buryo kabisa na n'ubu ngubu ari ntekereza ko ari we niwe inshuti yanjye hafi kabisa ubwo wageze kuri Yannick undi ninde abantu wenda sinzi ntago wapfa ni benshi cyane hari ba Bakame Faustin Bamanzi Thierry abakinnyi benshi kabisa navuga bagiye bamfasha yenda mubo nibuka vuba abo ngabo. Okay, ese eri niwe mukinnyi wajya kubona uje nko muri club waba uje muri tize waba uje muri match ukishima kabisa ukavuga ati yaraza kunsetsa araba afite amabrage menshi donc niwe mukinnyi utarajya gukuboringa cyane ni Bakame ese ko mwese mvuga ngo ni Bakame ariko we wamubaza nawe akakubwira ati ni runaka niwe wasetsaga wapi njye nabwo naramubwiye ati bazajye kwikinira za filime za comedy ko yewe Bakame nungu arasetsaga cyane kabisa rukare yose ugasanga ifatishije nanjye yagusetsaga mugiye nko mu kibuga mukamubwira ati watubare kabisa tukabakosa ndashaka na wa mukinnyi rero saza umwe ugoye kumva pe ku buryo nyine wamuhamagara mu kibuga nagakumva wamubwira hanze nagakumva uwo mukinnyi nyine ubona ko agoye guhuza na bagenzi be uwo mukinnyi mwaba mwarahuye ukavuga ati sha uyu yari umufunga mutwe kabisa nuyi umutipe bitaga Chris Mbondi muri Reyo yaradukorogaga ekipe yose kabisa ukoranaga ari umuntu ufatika yaravurugaga ekipe yose ariko azi gukina yanakaba yabavuruga kabisa mwese agaserera n'undi ako umukinnyi wonyine uramwakira tu. Ndashaka no kumwerezaho gato dusoza kuri lifestyle. Eric mu buzima busanzwe avuye mu rugo agiye wenda muri ceremony cyangwa se agiye ahandi ndoka atari muri sport. Umwambaro w'icyubahiro kuri Eric no wowe. Jewe sinavuga ubwo urumva ugiye mu bukwe ni ikoti ahubwo nka kumwe ugiye nko mu mama agiye mu bindi byose njye nambara bisanzwe amajinsi cyangwa kwambara t-shirt ishati muri ubwo buryo. Inzu nziza kuri Eric ni inzu yubatse gute? Etage imodoka nkunda Range Rover. Ibijyanye n'ibyo kurya ameza Eric abateguye gute? Rero nkunda ibiryo abantu nyine batagize sinzi nyine abantu babwiye ukunda ibiryo ashaka kukubwira umuceri babwira amafiriti aya jewe nkunda kawunga nkunda ngewe ibiryo nyine bimwe byagutera imbaraga kawunga ni nshaka kwirira imyumbati n'umuceri sometimes
nari ku muceri umva ni ibiryo abanyarwanda bakunda n'ibirayi ntabwo babidukuramo ni ibyo ngibyo nyine n'inyama. Okay. Eri ubuzima bw'urukundo ni ubuzima ngiye mfata nk'ubuzima busanzwe kuko abantu bacamo igihe kirekire. Nyibwirira mu buzima bwawe bw'urukundo hajemo imfura yawe umunsi wabonye ko yiswe papa ukavuga uyu muntu aturutse mu rukundo rwanjye wabyakiriye gute unatubwire tari yase imfura yawe noneho donc uwo ni umuntu umeze gute asobanuye iki mu buzima bwawe kuri wowe? Ntekereza ko ari we muntu nkunda ku isi. Kubera iki ari we ku isi? Ubwo ndazamo n'ababyeyi ariko niwe nkunda ntabwo nakubeshya nyine araza n'abandi ndabakunda sivuze ngo ariko niwe muntu nabura aka kanya ushobora yenda agapfa numva ko nanjye ni nkaho ntakaje ikintu 90% cy'ubuzima bwanjye ko niwe nkunda pe umva buri kimwe cyose ko mubuze ntahandi uvuga ati umuntu ndahungabanye kabisa. Eri ushimira gute Imana kuko impamvu cyane kubaje ngatangiza ngo ushimira gute Imana hari abakinnyi benshi tuzi barakinnye ariko kano kanya ntago dushobora kumenya nyine ngirengero ryabo ntago tuzi ngo bavuyemo abagabo ntago tuzi ngo ubuzima bwarabakomereye donc ntago tuzi bari hehe kano kanya. Wowe ushimira gute Imana kuba waratangiye umupira uri umwana muto ukagira na profile nziza ugakina n'ikipe yawe y'igihugu ukagira no ku rwego noneho wubaka ukitwa umupapa nyine bikaba bigaragara ko uri stable donc ubishimira gute Imana ibyo bintu? Nshimira ababyeyi bambyaye kuko bafite uburere bampaye uburere nabuhawe n'ababyeyi buriya kugira ngo umuntu agire iyo discipline cyangwa ni base y'ababyeyi baba baraguhaye muri discipline kakurinda ibyo biyobyabwenge kakurinda kuba watana ukajya mu bindi. Hari abakinnyi benshi tuba twarakinanye ariko akaba yajya mu bindi bigatuma yenda utagera ku ntego zawe. Nshimira cyane base bampaye kuko buri kimwe cyose nirinze gukora iki ngo ntavugwa nabi ntasuzuguza mama cyangwa papa wanjye kuko nenda tuvuye nk'umukobwa wanjye akoze agiye akaba wa muntu sinze yabaye indani iki tanga umukobwa yabaye indaya ikindi cyane ko bazabana muzi niwe useba urumva rero nanjye nicyo kintu nirinze cyatuma umubyeyi wanjye atazavuga ati nabyaye umuntu w'imbwa. Eri dusoza ndajya nkubaza byo birihuta ntabwo bitinda cyane. Eric Iburayi ni umufana w'ikipe Manchester La Liga hagati nibwo suri Barcelona kano kanya Champions League tugeze Barcelona harimo na PSG harimo na Arsenal donc uyu mwaka waratunganye cyane Real Madrid yavuyemo. Eri kubgawe Champions League wayihande? Nzayiha Barcelona ko Barcelona izahurana na PSG. Ikintu kizatuma Arsenal ivamo nicyo kizashimisha. Kubera iki Arsenal kuvamo kwa bizagushimisha kandi yambara Visit Rwanda? Ya Visit Rwanda ni ibindi uzaye. Kuki stavuga ati ntacyo nibatware no kuba batwambaye nibashaka batwara igikombe. PSG nayo irayambara. Amayenga. Okay, nta kibazo. Kano kanya aho tugeze ari wowe uramutse utanga igikombe nabyo ndashaka ko bivugaho uragiye Rayon Sports cyangwa uragiye APR cyane ko mu cyamahoro naho birashoboka ko bahura uramutse uhembura hembiye watse kunteranya wanaga no kuguteranya we vuga kuko n'ubundi tugize chance zo gweza zombi zikagera nko kuri finale y'igikombe cy'amahoro byaba biri ikiri ko zongera kudusohokera bimwe mu bintu abanyarwanda bose baba bifuza ariko none sasa tanga igihembo ngewe aka kanya ngihaye nagiye uwa mbere kuko rero niyo ya mbere akuje umufana wawe siko yibwe kuri umufana wa Rayon Sports ndi umufana ubwo se yure no ufana oya hari ukuntu umukinnyi erga naga ariko sayiri ntabwo ari ufana naga ariko Rayon Sports yarusha amanota APR siyo ya mbere haje covid barahagarika haje covid barahagarika Rayon Sports niyo twari igikombe ku giti cyane muri ubwo buryo ndebyemo ubwo APR nayiza ko ariyo ya mbere ubwo nayo yari kuba yagitwara
abakinnyi ubona mu Rwanda b'abanyarwanda ukurikira ukabona ko bafite ahazaza heza nka batatu abakinnyi b'abanyarwanda uri kubona muri shampiyona ugahita uvuga ati uyu mupeti cyangwa se uyu mukinnyi urwego ariho ashobora kuzagira icyo amarira igihugu cyacu ahazaza n'abo hanze se niyo yaba ari hanze nta kibazo ariko byibuza ariko oya hanze ho biba bitangiye kuza abatangiye kuzamura profile aba bo mu Rwanda cyane cyane ukabona ukavuga ati uyu mwana nitwara neza ahubwo we wanyibutse ukambwira ati muri aba ngaba okay ubu ngubu ngiye kukubwira ubuse nakabaye mvuga mba generalije ariko ikibazo harimo abasohotse hanze bari mu Rwanda ubu dukoresha abatarasohoka okay abatarasohoka reka turebe niyo mugabo Claude umufata gute nk'umukinnyi mwiza top class kabisa ameze neza muri no shampiyona niyo mugabo afite n'inshingano zikomeye buriya kuba kapiteni wa APR ntabwo ari ibintu bya buri wese ahubwo yakora cyane akayereza igikombe byanamufasha kuba yagera nige na Clement umukinnyi mwiza cyane nawe ahubwo udakwiye kuba ari gukina mu Rwanda kuko ngiye mbona ahantu ageze akwiye uburyo yaba noneho yashaka kuntu ava mu Rwanda akazamuka akajya gushaka ikipe yanjye kapiteni wa Rayon Sports Kevin Muhire Kevin waramenyereye no kujya hanze n'ibinamenyereye ni umukinnyi mwiza cyane Kevin mu gihugu kabisa umukinnyi mwiza cyane ubwo abandi babiri navuga ni Gilbert Mugisha nkavuga na Iraguha Haji wa Rayon Sports nabo ni abakinnyi beza numva nk'imyaka hari imyaka ugeramo ukaba utagikeneye gukina mu Rwanda ko nutindamo barakurambirwa ubone na level isubiye hasi inama nge nabagira nuko bashakisha ama equipe yo hanze enda kavuga ati ya saison nzabe ndi hanze kuko mu Rwanda turaziranye abanyarwanda turaziranye yakubonye kangahe yashaje betoga nguriye yararangiye yarangiye kabisa yanarangiye kandi ntibumva ko rimwe bishobora kwanga cyangwa bigakunda reba bisaba nubona amahirwe yo kujya hanze kuko ni Imana igufashamo ntago ari we wijyana buriya mu mupira habamo factor chance niyo ya mbere kabisa umuntu akaba yajya hanze atari uko yenda kurusha Imana nani bafashamo bakagenda byaba ari amahiri ndabizi neza 100% iki kiganiro nike mukunza azakibona mugenera ubutumwa ubutumwa namugenera akomeza akore cyane ari muri Europe akore atera imbere kabisa ko birashoboka nari kuba yanajya no ari muri deuxième division ko yanajya no muri première division yafashe equipe bazamuke bajye muri première division ubuzima bwendereye na famille bizafasha kuko umukinnyi ameze neza ambizi ko na famille ko yarayikunda cyane ya murakoze ndamushimiye ni Eric Rutanga twaganiriye dufasha umwanya rwose muri ndamuvugisha ariko ari nibishoboka umuntu agukwesha n'amasaha 3 cyangwa 4 nuko wenda cyaba ikiganiro kirambuye cyane kikarambira abantu inzara yakwishe ya namusanze avuye mu myitozo Eri ndagushimiye murakoze cyane ndabashimiye abarebye ikiganiro abashimiye cyane abanyarwanda mbashishikariza gukomeza gukunda football ko nundi barayikunda bakomeze bayikunde ko bavuga ko byabishye ngo baraza ngo derby ngo ikaba 3-5 nta gitego kiraboneka ari 0-0 ngo ibintu biri guhinduka guhinduka gute nta bitego babona baraza muri ambiance bategereje derby match ya mbere 0-0 match kabiri 0-0 donc kuva zamara gukina uyu mwaka nta nimwe irabasha kwinjiza igitego mu izamu ryenda kandi bamaze guhura gatatu ni ikibazo gikomeye kabisa rumba ni ikibazo ubwo cy'abakinnyi nyine ayo ma equipe agombe batange show twere rumba twarazitanze hari igihe wajya gukina ikagukubita 4 ugataha kabisa wihishe wakuyemo jezi wambaye n'imyenda isanzwe usika abanyamahanga bavuga ngo mu Rwanda
ntabwo dukina umupira w'amaspasi n'amazone ku buryo umuntu ashobora kubona uburyo nyine akina akigaragaza usanga umuntu bamuhaye nk'abantu babiri bamufashe bamuriho iyo match mu by'ukuri akunderi iyo match iragenda kweli aho umukinnyi usanga ngo niba ari Kevin Muhire ahagazweho n'abantu babiri kabisa niba ari Jibril Watara ariho abantu babiri iyo match kweli yagenda ubwo si iyo match ubwo umuntu ikibazo karizo batwereka muri iyi minsi kusanga ome nyine ari umuntu babiri ubwo hari umwe uri libre yatsinda ahubwo nibwo by'ibitego byarumbuye ako tubibura tuvuga uramfashe mumfashe muri babiri hari undi ugomba kuba ari libre yatsinda uwo rero kuki adatsinda kuko ibyo ndi kukubwira byo ni fotokopi byumve gutya ama match batwereka kenshi usanga ari marikage nyine ni umuntu n'umuntu kurenza uko nyine bafungura bakerekana umukino w'ambiance nyine mu spectacle nicyo cyambere ubundi nicyo cyambere ko abantu babaje kwishima buriya ntibazakubeshye umuntu wese ava mu rugo ahantu hose twese niyo turi kureba yenda nk'andi ndi kureba Manchester ni igitego bazakubeshye umuntu wese buriya n'umu arbitre bavuga ko bafavoriza abataka kuruta umudefenseur ikintu cyose nyine muri football kigendanye n'igitego utatsinze igitego nose umuntu match karangira nyine ugomba kuzamura abanga nk'inshuro ny'umuntu yazamutse nibyo bari sawa ariko bizagenda biza tube sinavuga ko ari ikibazo cy'abakinnyi hari igihe ibihe bibato ya murakoze cyane rero bakunzi ba The Choice mbararikiye kuzakurikira kino kiganiro ni ikiganiro cyiza nkuko bisanzwe nyine muri kumwe nanjye Sylvie next time nabwo ndaba mfite undi mutumirwa mukomeze mugire ibihe byiza Imana ibarinde. The Choice Live.